Reka twongere tubasuhuze, tunashima Imana yo iri gukomeza gutuma tunaganira mu byigisho byubaka imiryango yacu. Izina ry'Imana yacu reka rikomeze guhabwa icyubahiro mu isi no mu ijuru. Tubashimira rero ukuntu mukomeje gutanga umusanzu wanyu, mukurikira ibyigisho ndetse munatanga ibitekerezo uko mubyumva, ku buryo twafataniriza hamwe kugira ngo imiryango yacu ikomeze kuba igutahamana. Tugiye rero kongera kureba ikindi cyigisho cyiza bishoboka, ariko ni cyiza mu busobanuro bwacyo, uburyo ubusobanuro buri bwumvikane ndetse buri bwakirwe, ndetse n'uburyo turongera kubutekerezaho. ariko urebye igikorwa ubwacyo cy'icyigisho ntabwo kinejeje, ariko kibari kubaho. Niyo mpamvu tugiye gufataniriza hamwe kugira ngo rero tucyumve neza mu buryo bukwiriye ndetse buhuje n'icyo n'ibyanditswe bibivugaho. Turi buze kureba ese abashakashatsi babivuzeho iki kugira ngo tubyumve mu buryo bukwiriye, ariko cyane cyane turi bugendere kuri cya gitabo gikuru giheranije ibindi byose, aricyo Bibiliya. Njyewe rero tugiye kuganira muri uyu mwanya nitwa Bagirinshuti Pierre. Haleluya. Nk'uko twakomeje kubivugaho, hari n'ibindi byigisho muzajya murasanga kuri channel yitwa Agakiza n'Uburere. Hariho ibyigisho bigenda bihanyura abashaka kujya byumva kandi banabireba, birahari, ndetse na za audio nazo tugenda tuzinyuzaho ku badashaka, badafite umwanya wenda kuba babireba ariko bakeneye kuba babyumva. Byose rero biri kuba bihari banyuze no kuri iyo channel. Izina ry'Imana rero reka rikomeze guhabwa icyubahiro, kubera ko rero turi buze gukoresha cya gitabo gikuru, igitabo gihatse ibindi byose, hari icyo Bibiliya. Reka tubanze twasenga. Mubyeyi wacu rero, data wa twese, turagushimye yuko ari wowe wahanze umuryango n'amagingo aya, bakumvira ndetse bakakwemera, nani weho soko yawo. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Satani rero akimara kuza kuri iyi si yasazamo imbogamizi nyinshi, kuko hagiye habonekaho za gatanya, hagiye habonetse impamvu, hagiye haboneka ibintu bishobora gutuma abashakanye batabana. Ariko muri uyu mwanya ndakwinginze ngo bitsindwe mu izina rya Yesu. N'abari baratanye bongere babitekerezeho, maze izina ryawe rikomeze gushimwa. Ngwino rero ukomeze wubakire abubatse, turakwinginze kugira ngo wubakire n'abatarubaka, kugira ngo uzagaruke ugasanga turi mu miryango dushima urukundo rwawe, ukatujyana mu muryango wagiye kudutegurira mu ijuru. Tuzashima urukundo rwawe. Ni kubw'ubushake bwawe rero byose bishoboka. Reka tukwemerere mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko rero twari tumaze kubabwira rero, ndetse tunabivuzeho no mu buryo bw'isengesho, tugiye kureba ijambo ryabaye gikwira, abantu bamaze kumenyera ariko ritari ryiza. Aho turi butinde cyane ni ku mpamvu zagiye zitangwa z'iryo jambo. Iryo jambo ni irihe? Ni ugutandukana kw'abashakanye. Gutandukana kw'abashakanye ni ijambo rimaze kumenyerwa, ariko ijuru ridashima, ritanemeye kubera impamvu nyinshi abantu bakomeza gutanga. Iryo jambo rero abenshi tunarivuga no mu ndimi z'amahanga ngo ni divorce, ngo yatse gatanya, ngo yakoze divorce, bikumvikana muri ubwo buryo, ariko uburemere n'ingaruka bigira ziragutse cyane hagati y'abashakanye. Ku bamaze kugira urubyaro hazamo ingaruka z'abashakanye ubwabo no kubana, ku muryango mugari w'abantu, umusore yavuyemo, umukobwa yavuyemo, ni byinshi. Niyo mpamvu tugiye kureba ku mpamvu zimwe zagiye zitangwa, tunifashishije n'abahanga mu by'umuryango kugira ngo badusobanurire ukuntu bimwe byakoreweho n'ubushakashatsi. Ariko cya gitabo cyo kirabivuga iki? Cya gitabo rwose abantu batari gukunda, batari kwishimira cyane, bari kuburira umwanya, cyo kinaracyavuga. Tubaze Pawulo mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 7 umurongo wa 12, turi bugeze hepfo. Rwambere rw'Abakorinto igice cya 7 umurongo wa 12 aravuga ngo, ariko abandi bo si umwami wacu. Mwene data niba afite umugore utizera kandi uwo mugore agakunda kugumana nawe, ye kumusenda. Niba umuntu wubaha Imana afite umugore utizera, ariko uwo mugore utizera akavuga ati njye tuzakomeza tubane, ni ukubana rwose, izina ry'Imana rigakomeza rigahabwa icyubahiro.
ati kinone ku murongo wa 13 kandi umugore ufite umugabo utizera nawe agakunda kugumana nawe ye kwahukana ku mugabo we. Umugore niba yizera umugabo atizera, umugore ntiyahukane. Kwahukana ntabwo byemewe, nawe nibabane. Ni ku ijambo ry'Imana riri kubivuga, ariko ukumva ahantu hose gusenda kwahukana niyo mfuruka tugiye kwinjiriramo. Umurongo wa 14 kuko umugabo utizera yezwa kubw'umugore we. Ni umugore yizera umugabo akaba atizera, umugore ya rwose yashobora kumwerera imbuto, nicyo bishatse kuvuga. Kandi umugore utizera yezwa kubwa mwene data uwo. Kubona n'umugore utizera nawe umugabo yizera rwose ngo ashobora kumweza gute? Kumwerera imbuto. Iyo bitameze bityo abana banyu baba bahumanye. Kubona ko rero iyo izi nama zitanzwe zombi ku mugabo n'umugore bitabaye uko Pawulo abivuga mu izina rya Yesu, abana bahita baba bahumane. Ubu rero hari abana benshi bahumanye, ariko ntabwo abantu bari kubyemera. Umugabo uri gusigarana abana ntari kwemera kubahumanya, umugore uri gusigarana abana ntari kwemera kubahumanya. Kubera iki? Kubera uwagiye, ntabwo ari kubera ubafite. Kuko ashobora kuvuga ati none se ko nari mbafite ubwo ninjye utumye bahumana. Oya, ugiye yaba umukirisitu yaba, kuko umukirisitu nta nubwo anabyemerewe no kugenda, ahubwo wa wundi utubaha Imana yagiye batumye abana bagira ute? Bahumana. Ariko none dore nabere iyo rwose abayeho kwihangana hagati y'umugabo n'umugore, abana baba abere. Icyakora umurongo wa 15 ngo icyakora wa wundi utizera niba ashaka gutana atane. Kubona ko wa wundi utizera ngo niba ashaka kugenda agenda, ariko wizera we uburenganzira subwe bwo kugenda nta burimo. Mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore ntaba agihambiriwe iyo bimeze bityo, kuko Imana yaduhamagariye amahoro. Wa mugore we ubwirwa n'iki yuko utazakiza umugabo wawe? Nawe wa mugabo we ubwirwa n'iki yuko utazakiza umugore wawe? Ngaho rero ahantu tugiye kwinjiriza icyigisho cyacu, uko urukubona ko niba barangije ku murongo wa 16, wa mugore ubwirwa n'iki yuko utazakiza umugabo wawe? Wa mugabo ubwirwa n'iki yuko utazakiza umugore wawe? Ahangaha ni kuvuga ngo noneho yamashije yagiye. Rega ariho kuvuga ngo yagiye, none byagenda bite ko yamashije kandi akaba atazi ukuri? Ubwo aragiye, bigenda bite rero? Ahangaha rero tugiye kureba mu mpamvu zimwe na zimwe zagiye zitangwa ku byerekeranye nuko kugenda k'umugore, kubyerekeranye no kugenda k'umugabo, kugira ngo dukomeze twiyubakire ingo. Impamvu zatanzwe turi buze kuzireba mu iki gitabo. Turi buze igitabo rwose cy'umuntu wakoze ubushakashatsi cyane, Dr. Juliana Merigosa na Annette Merigosa. Abantu bakoze ubushakashatsi cyane ku byerekeranye n'ino ngingo, bakoze ubushakashatsi cyane ku byerekeranye n'impamvu zagiye zitangwa ku butane. Akaba ariyo mpamvu rero turi gusaba kugira ngo buri wese nayo arebe niba izo mpamvu zihari zicike, kugira ngo gatanya no gutandukana bishire. Hari n'abandi bashakashatsi bakoze rero ubushakashatsi bubyerekeranye no gushingiranwa kw'ingo, bagaragaje yuko ngo mu ngo 100 zibana burya ngo 60 bahita batana. Ushobora kuvuga ati none 60 ko ari benshi, rwose ni ko ari benshi cyane, ubwo nizihe ngo zaba zihari? Ubundi gutandukana abantu benshi babazi ngo ni igihe umugabo ahambiriye akagenda, abantu benshi bazi ngo ni igihe umugore ahambiriye akajya agasubira iwabo. Ariko birenze ibyo ngibyo gutandukana, ariho n'abantu babanaga baratandukanye. Ntabwo rero tuje tureba kwa kundi umuntu ahambira imyenda, hambira imareta, afata rwose ibintu byo munsi akavuga ati ndagiye. Izi aba 60% batandukana, harimo abo bagenda bikagaragarira amaso, ariko benshi bari muri aba 60 ni zango rwose zibanye ari amangirente, ni zango zibanye ari kuvuga ati none sinagira none se ubundi nangiye nzanaja mu rundi, none se ubundi nangira nzabona nshaka undi mugabo, cyangwa se sinzanamubona nzashaka undi mugore, cyangwa se sinzamubona, bitewe n'impamvu nyine ukuntu yibona yiyumva ibintu nk'ibyo. Ariko ngo 60% by'ingo zishingiranwa zita zitandukana, kandi nyinshi zitandukana mu myaka 10 ya mbere.
icumi ya mbere ngo niho zihita zitandukana. Muri ubwo buryo bugaragara nibwo abantu benshi batindaho, ariko hariho n'uburyo butagaragara abantu benshi bakagombye kwitaho cyane, nibwo bubi. Ndavuga ngo zirara zisha ibintu ngibyo ngo byabwaca zikazima, dore bose bari muri no 60 ko turi buze kuvuguta umuti baze kumva niba bose basomaho n'abasomyeho bakomeze bafashe abandi kugira ngo ingo zacu zibeho ubutahamana. Baravuze bati nyuma y'iyo 60%, havuzemo ngo 20%, ariko ubushakashatsi cyane cyane bwakozwe ku ngo z'abakirisitu, ku ngo z'abandi bavuga ko yuko bubaha Imana, abandi bizera Yesu Kristo. Niho ubushakashatsi bwakorewe ngo 20% nabo ngo ni ingo zikomezwa ngo inshingano kwa kundi batora umuntu ngo ni diakoni, kwa kundi batora umuntu ni umukuru w'itorero, kwa kundi batora umuntu ngo ni pastor, bandi batora umuntu ngo ni revera, kwa kundi batora umuntu ngo ni shehe, kwa kundi batora umuntu ngo ni padiri, kwa kundi batora umuntu ngo besi inshingano ngo ni umuririmbyi, ngo ni iki, za nshingano zihabwa mu myizerere tugira. Ngo ingo 20% rero ngo zikomejwe n'izo nshingano. Kavuga ati none se ndatandukana ndi umukuru w'itorero, ndatandukana ndi diakoni, natandukana ndi umuririmbyi, byakumvikana bitakumva rwose, umuhereza bitambo yatandukanye byakumvikana bita rwose kumva, umuntu rwose wacurangaga wakoreshaga gitari ari njyewe rwose uzi gukoresha sentatizeri, ari njyewe uzi gukoresha, none nibumva ngo natandukanye birumvikana bite, maze urugo rugashinyiriza rukaba kuri ako gahato k'iyo nshingano gusa, ariko ari ntarwo. Ubushakashatsi bukomeza buvuga yuko ngo 20% ngo ubundi ngo nizo ngo zemewe mu ngo za gikirisitu, ngo ni 20% ngo nizo ngo 20% ubundi ngo nizo ngo zifuza zishaka rwose kumenya icyo Uwiteka zishakaho kandi zikagishira mu bikorwa. Ibi rero ni ubushakashatsi bwagiye bukorwa cyane, ntabwo ndi kubabwira ngo abariho turambiriza cyane, ahubwo reba muri izi mbogamizi zagiye zivugwa, niba nta mbogamizi yawe nta mbogamizi yanjye irimo rero nta no kunywa ku muti, ni ukunywa ku muti. Reka turebe icyo Yesu yabivuzeho. Yesu nawe ari ikintu yabivuzeho nk'umuntu wahanze umuryango. Abantu benshi ntago bazi ko Yesu yariho mu gihe ikihangwa ry'umuryango, ariko ni Yesu wanawuhanze. Niyo mpamvu burya no kuwucungura igihe wari umaze kuja mu mworera, ni Yesu wanawucunguye. Ibi byose rero twagombye kuja tumenya n'ayo mateka, twafata uti kubera iki Yesu yadupfiriye. Burya Yesu yapfuye kubera umuryango. Yesu ntabwo yapfuye kubera ibintu bidasobanutse cyangwa se bitazwe. Yesu yapfuye kubera ko umuryango yari amaze kurema, wari unamaze kugira utse gutandukira cyangwa se wari umusuzuguye. Aravuga ati reka ntanga amahirwe ya kangahe ya kabiri. Amahirwe ya kabiri niyo buri wese yakagombye kugira ute kubyaza umusaruro, nkuko tunabivuga mu buzima bwacu bwa buri munsi. Reka Matayo abivuga hiki mu gice cya 19. 19 Matayo aravuga ngo Yesu warangije mu magambo ava i Galilaya ajya mu gihugu cy'Iyudaya hakurya ya Yorodani, abantu benshi baramukurikira abakirizayo. Abafarisayo baza aho ari baramugerageza, baramubaza bati mbese amategeko yemera ko umuntu asenda umugore we amuhora ikintu cyose? Twumve iki kibazo niba cyari gifite ishingiro cyangwa se niba gifite ishingiro, twumve icyo yagisubijeho nyir'umuryango. Nawe arabasubiza ati ntimwari mwasoma yuko yabaremye mbere yaremye umugabo n'umugore, ikababwira iti nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Ariko ati ibyo ntimwabisomye? 6 bituma batakiri babiri ahubwo babaye umubiri umwe. Nicyo gituma nuko icyo Imana yateranyije hamwe umuntu ntakagitandukanye. 7 baramubaza bati niba ari uko biri, ni iki cyatumye Mose ategeka ko umugabo aha umugore w'urwandiko rwo kumusenda abona uko yamwirukana? Umurongo wa 8 arabasubiza ati Mose yabemereye gusenda abagore banyu kuko imitima yanyu inangiye, ariko uhereye mbere hose ntibyari bimeze bityo. Ariko ndababwira yuko umuntu wese uzasenda umugore we atamuhora gusambana.
akarongora undi azaba asambanye, kandi ucyura uwasenzwe nawe aba asambanye. Abigishwa be baramubwira bati by'umugabo n'umugore we niba bigenda bityo noneho kurongora si byiza. nawe arababwira ati abantu bose ntibabasha kwemera iryo jambo keretse ababihawe, kuko hariho ibiremba byavutse bityo mu nda z'abanyina, hariho n'ingone zakonwe n'abantu, hariho n'ingone zikona ubwazo kubw'ubwami bwo mu ijuru. ubasha kubyemera abyemere. ubona ko Yesu rwose yaravuze ati ukereka usambanya. none ushobora kwibaza uti none izi ngo zacu ziri kugenda zitandukana, ziri kugira divorce, biri guterwa n'ubusambanyi. ariko n'ubusambanyi nabwo ntabwo turi buze kurambirizaho cyane, kuko nyuma Pawulo amaze kuza aravuze ati mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 13 ntabwo ari ugutesha agaciro ijambo ry'Imana, ahubwo ni uburyo ijambo ry'Imana ubwaryo ryisobanura. rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 13 umurongo wa 4 bavuga ngo urukundo rurihangana rukagira neza, urukundo ntirugira ishari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibitaye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhugiraho, ntirutekereza ikibi ku bandi. ukubona ko rero ahangaha rwose iyo usomye aya magambo usanga yuko kubw'urukundo ushobora kwihangana, ukavuga uti reka mwihanganire, nabyo birashoboka, nabyo ni ikindi gisubizo. ariko Yesu Kristo rero kuko abivuga mu ijambo rye byose aravuga ati habaye mutizera noneho ngo yagenda. ariko ngo mbere hose ntabwo ariko byari bimeze. urukundo rero ikintu cyo gutana ni ikintu kimaze kuba gikwira, kimaze kugira impamvu nyinshi, nyamara impamvu y'ijambo ry'Imana ryatanze ni imwe. washobora kuvuga ati n'urupfu narwo rurimo, impamvu n'ebyiri. ya mbere ni ubusambanyi, ya kabiri cyangwa se ya mbere ni y'urupfu, ya kabiri ni y'ubusambanyi. impamvu ko ari ebyiri rwose zatanya abashingiranwa. ariko ngo nanone na mbere hose ntabwo ariko byari bimeze, kugira ngo dukomeze dusubire hahandi aho twahoze, ijuru ryatwifuriza kandi rinashaka kugira ngo tuzabe. niyo mpamvu rero muri uyu mwanya ducunge niba ari izi mpamvu Yesu Kristo yatanze, niba atari zo ubwo twongere dusubire ku rufatiro. izi mpamvu rero cyane cyane iriya mpamvu y'ubusambanyi, uyu mudogiteri yayivuzeho cyane, ariko ayigira impamvu ngo ni iya kane, impamvu ya kane. tugiye guhera rero ku mpamvu duhera inyuma turukuje imbere dukurikije uko uyu dogiteri yabivuze. Margosa ni mu gitabo cyitwa Itinéraire du couple, une relation harmonieuse et durable, ni ku paje y'142, aho ubushakashatsi bwakozwe ahagana cyangwa se guhera mu 1988. reka duhere ku mpamvu ya mbere yatanzwe. ya mbere rwose ayihurizaho n'ibyanditswe byera. bambe iya kane ayihurizaho n'ibyanditswe byera, ariyo ubusambanyi cyangwa se uko bivuga ngo imibonano mpuzabitsina. ahangaha rero uyu mugabo akomeza avuga yuko ngo mu bintu bituri gutuma n'imiryango itandukana ni ukuba imibonano mpuzabitsina idashimishije, ikaba idashimishije umugabo, ikaba idashimishije umugore. ahangaha avugamo yuko ngo ibi bintu, iyi ngingo ya kane ari iri kuba mu ngingo ziri gutuma umugabo n'umugore bagize ute batandukana. nayo Imana yayishizeho
Imana yishyizeho burya abantu benshi, hari igihe imibonano mpuzabitsina igiye kuvugwaho abantu benshi bahita babyita ngo ni amashitani, abandi bagahita babyita ngo ni amadayimoni, abandi bagasanga bari kubyita andi mazina yo mu mico igiye bitandukanye, ariko ni Uwiteka ubwo wabishyizeho kugira ngo umugabo n'umugore bagirane iyo sano. Ariko uri gusanga satani yarivanze, abana bari kuba bayizi cyane kurutana bababyaye, ugasanga abana urubyiruko ruyizi kuruta rwose. Imana sinzi ukundi iki kintu umuntu yapfa kukivuga, ariko ni ikibazo gikomeye rwose. ari gusanga izi ngingo ziri kwigwaho n'abantu rwose mu buryo budakwiriye, cyakoze ngo buri kigero umuntu ageramo ngo ino ngingo ibirimo. Ubwo nasomaga mu gitabo cya Nancy Van Perte yavuzemo yuko burya ngo imibonano mpuzabitsina ngo nta kigero na kimwe kitagomba kuyiga. Ngo nimvuga kuyiga abantu benshi barahita bumva ngo nishyirwa mu bikorwa. Kuyiga ni gute? Iyo bavuga ngo ni ukwiga, ahubwo ni uko aba ari mwarimu wa mbere rero wigisha ngo imibonano mpuzabitsina ni umubyeyi. Umubyeyi ayigisha gute? Ushobora kuvuga uti umwana ufite umwaka umwe w'umukobwa ufite umwaka umwe w'umuhungu ngo agomba kwigishwa imibonano mpuzabitsina, ahantu bakavuga ngo yewe ngo ibi bintu kandi ngo biturutse yeye, uyu mwana kwigisha imibonano mpuzabitsina gute? Ngo uyu mwana se ngo bazibyare byo, ngo uyu mwana se ngo utatewe na satani. Ariko Gashimire Daniel mu gice cya 12 umurongo wa 3 niba ntihenze, aho yavuze yuko ngo ubwenge buzagwira. Ubu kwa tutaramenye yuko abana bafite umwaka umwe, imyaka 2 bagomba kwigisha imibonano mpuzabitsina, ni bwabujije twakuriyemo. Ariko abantu bafite ubumenyi bari kwemera yuko ubwenge buri kugwira, bari kwiga ibintu kandi bakabihuza n'ijambo ry'Imana bakabona birahuye neza. Ushobora kubaza uti none umwana w'umwaka umwe, umwana w'imyaka 2 yakwigishwa imibonano mpuzabitsina gute? Ni muri ubu buryo ngo cyagihe umubyeyi agiye mu isoko akagura agakabutura cyangwa agapantaro, umukobwa wo muri iyo myaka akamugurira akajipo, burya ngo batangiye kumwigisha imibonano mpuzabitsina yemewe n'ijuru, kandi bari kumubwira ati karaga kanzu impamvu kadameze nka karaga kabutura itondeweho itegereza. Burya ngo ni cyaba ashize mu bwonko bw'umwana, ngo n'umwana atangira gutekereza ati kariya kajipo impamvu kadasa n'aka kabutura, kano gakabutura impamvu kadasa n'aka kajipo, ngo umwana agatangira akabibonera ku myambaro atarabibonera ku mubiri. Ahangaha rero ni urugero rumwe ntanze rw'uburyo ababyeyi tugomba kuzamura imyumvire yerekeranye no kwigisha abana bacu iby'imibonano mpuzabitsina bakiri bato. Ngo tugendeye kuri urwo rugero tuzagenda rero twinjiramo cyane mu byigisho byacu kugira ngo dukomeze dusobanukirwe, kuko ubwenge buzagwira. Kandi koko niko binagomba kumera, byarahanuwe. Cyakoze turebe ko buri kugwira mu gushaka ibyo Uwiteka ashima. Izina rye rero rikomeze guhabwa icyubahiro. Iyi ngingo rero ya 4 muri iki gitabo cya Itinéraire du couple, aho hari insanganyamatsiko ivuga ngo le divorce cyangwa se gutandukana cyangwa se gatanya. Ingingo ya 4 y'imibonano mpuzabitsina. Ubu umugabo n'umugore ni ingingo bakagombye kwigaho neza, bagasobanukirwaho neza, kugira ngo uyu munezero Uwiteka yashize muri ino ngingo usobanuke kandi ukomeze kutubera mwiza. Kuko niba Imana yarangije kurema ikavanga ibintu byose ngo ni byiza, yagera ahandi maze kurema umuryango iravuga ngo ni byiza cyane. Uwiteka ntabwo yihenze muri ayo magambo, ubwo twebwe tutazi kubera iki yavuze ngo ni byiza, kubera iki yavuze ngo ni byiza cyane. Ntabwo dushaka gushaka ngo tumenye ibyo umwami ashima cyangwa ibyo yashimye. Dushiremo umwete rero kugira ngo iyi ngingo itatugonga, tazagonga batubanjirije, tazagonga bazadukurikira. Ingingo ya 3 rero ngo muzituma habaho gatanya. Ubushakashatsi niko bwakozwe, yavuga ngo kwibwira, utegereza ibyo umuntu yibwira. Hari igihe rero umukobwa ava iwabo, umuhungu akava iwabo, akavuga ati nimara kugira umugabo, nimara kugira umugore, ubwo ari iwabo
nzubaka etaje, naba mu nzu itari etaje. Ari kwibwira umugabo ati nimara kuzana umugore ati nzahita ngura imodoka rava, nzahita ngura benze. Ari kwibwira iyo ageze rero ntibibe nk'uko nguko ahita urwo ni urugero ntanze, ariko hariho n'abandi babwira ibintu byinshi. N'igihe tuvuga ati ningerayo nzifata gutya, nzitwara gutya, nzaba gutya, nzabona ibintu bigiye bitandukanye. Iyo uramutse ugezeyo bya bintu wibwiye byose washize ku rutonde ntibiboneke. Saho iyo simfuruka ya gatatu iri gutuma abantu batandukana. Ari guhita bivuga ngo kubera ko nari narabyibwiye bikaba bitari kuboneka, ngo n'uyu mugabo wanjye uri gutuma bitaboneka. Umugabo ati impamvu bitari kuboneka, n'uyu mugore wanjye uri gutuma bitaboneka. Hanyuma akamushiraho impamvu, kandi ibyo yibwiraga byari bisaba na budget, ibyo yibwiraga byari bisaba n'igihe, ibyo yibwiraga byari bisaba n'ubushobozi, ariko agahita impamvu ayishira kuri mugenzi we ngo niwe ubiteye kandi atari byo. Aho ntabwo iryo ryaba ari irindi rembo riri gutuma gatanya zibaho. Cunga neza izamu ryawe. Hari ingingo rero ya gatatu Margose yavuzeho nayo iri gutuma habaho gatanya, igitugu cyangwa se gutegeka cyane. Kobwa rwose ari kuva iwabo, yamara kuva iwabo. Umuhungu ari kuva iwabo, yamara kuva iwabo. Nje nimubwire ibi ngibi akanga, nanjye ibyo sinzabyemera. Cyangwa se mwaba muri gupanga umushinga, mwaba muri kugira icyo mwifuza kugeraho, ubwo ugasanga umwe aravuze ati niba utemeye ibyanjye byose nibigende, byose nibirangire, byose nibiveho. Ugasanga byose bihinduwe amazi. Ariko umuja w'Imana Ellen White mu bihamya by'itorero muzingo wa mbere paje y'118 avugamo yuko ngo niba umugabo n'umugore bafashe ingingo runaka ngo ntibayumvikaneho, bagomba kubanza bafata igihe cyo kuyisengera. Bashobora no gusenga ngo ntibinashobokeye kubera ko imitima yacu yamaze kuba kahebwe, ngo niba bikomeje kuba gutyo rero ntibanabyumvikaneho, ngo umwanzuro w'umugabo, igitekerezo cy'umugabo kizubahirizwe. Bananiwe kubyumvikanaho, biranze ngo kugira baje mu nkiko, kugira ngo abaturanyi babote, ngo igitekerezo cy'umugabo ngo kizubahirizwe. Bagabo rero musenge cyane icyo gitekerezo kitazaba igitekerezo kinakomeza gusenya. Musenge cyane kugira ngo ubushake bw'ijuru bujye banyuramo igihe, ariko ngiyo ngoranira mutsibaye ntago mbibifuriza ngo bizagere iyo, ko byari byinshi bigomba cyangwa se byose bigomba gukemuka bitari byanageriye, ariko biramutse binageze iyo igisubizo kizabe icyo ngicyo. Gutegeka cyane rero ngo ni ingingo ya kabiri iri gutuma habaho gatanya. Gusanga umugore ari gufata umwanzuro akawufatira umugabo ngo njyewe, iyo umuntu agiye gutegeka aravuga ngo njyewe, niko atangira ngo njyewe. Iyo umuntu agiye cyangwa ashaka ngo njyewe, ugasanga umugabo cyane cyane n'abagabo, ugasanga umugabo ati urugo ni urwanjye, njye wakuvanye iwanyu se, umva. Ugasanga ni nk'utwo tugingo ari kuyoboza urugo, utwo tugingo tudafatika. Ibyo rero ngiyo ni ingingo ya kabiri iri gutuma ari kubaho iki gatanya. Cunga izamu ryawe rero. Ingingo ya mbere rero ni ingingo iboneka mu biganiro. Iyi ngingo y'ikiganiro ngo niyo ngingo ya mbere gutuma abonekaho gatanya. Umugore ariko yatasha akererewe, umugabo ntirirwa aramubaza ati byagenze bite inshuti yanjye. Umugabo ari gutakererewe, umugore ntirirwa aramubaza ati byagenze bite inshuti yanjye, ahubwo agahita byimba. Ukagira ngo mu miryango myinshi wagira ngo bari kurya igitubura, imiryango myinshi uri kugira ngo harimo ibitubura, aho uri gusanga rwose umwe yabyimbye kubera impamvu batavuganye,
kubera impamvu batamubwiye, cyangwa se kubera impamvu yumvisha hirya no hino mu baturanyi, kubera impamvu umuntu ari umugabo ari kumva ku kazi umugore ahakora, kubera impamvu umugabo ari kumva ku kazi aho umugore akora, akumva ayo makuru y'abandi, akumva amakuru y'abantu bakorana, akumva amakuru y'abantu rwose aho umugabo yirirwa, aho umugore yirirwa, ayo makuru. Ariko ingorane irimo ni iyihe? Ntabwo ayo makuru wayirengagiza, ariko nagere mu rugo habeho uburyo bwiza bwo kuyasangira. Ku kazi bimeze gute? Ku kazi uracyambeho icyubahiro? Ku kazi mbese uhageze ubona nari njyewe nimero ya mbere. Amakuru bagasangira iki? Amakuru ntakuvuze nk'amakuru ngo nateteshwa agaciro, oya, ariko muyasangire. Kuko njyewe nzi urugo rumwe, umugore, abadamu babiri baratonganye, barangije gutongana, ikintu umugore yakoreye undi kiragatsindwa na Nyagasani. Umugore yacunze umugabo w'uwo batonganye, ageze mu rugo arangije amwoherereza mesaje z'urwungikane zikurikiranya. Ubwo umugabo ageze mu rugo n'umudamu we, ikintu cyabaye, kandi abo badamu bombi bagize ute? Batonganye. Wa wundi wababaye cyane abafashe telefone ati sheri, iminsi myinshi nari narakubuze rwose, uzaboneka ryari? Kwaciyemo iminsi mbese, maze kwa gusenyuka k'urugo, za mesaje zigera muri telefone y'umugabo, umugore ari ugize ute? Ari ufite iyo telefone. Umugabo ni ngo yaravuye gukora dushe, nta kindi kintu cyabayeho. Nyuma y'amasegonda 30 nta kindi bapfaga, y'amasegonda 30 akinjira mu muryango, umugore yari yamaze kubyimba. Umugabo ntiyarushije abazwa ati kubera iki? Nyamara ni wa mugore wari watonganye n'uwo mugore wari ukuvotereka nzimwoherereze, ntago haraburamo n'imwe iri buze kugerayo umugore ayibone, hanyuma nanjye musenyere. Urugo ntirwatandukanye. Kubera iki? Kubera mesaje. Nyamara iyo baza gukurikirana bakicara bati iyi mesaje telefone ni iyande, reka tumaze twayireba. Bagakurikirana telefone, bagakurikirana n'amakuru. Uwo mudamu akaba rwose umunyabwenge, akavuga ati nyamara wabona ari wa wundi uhinduye uburyo, urugo rwari rurabaho. Ariko kubera yuko ubwo buryo butabaye bwo kwicara ngo baganire, bafata umwanya barebe neza ko ibyo biri kuba byaba bifite n'indi mpamvu ariko itari hagati muri bo. Hari abantu benshi bazi ikintu cyose kibi kibaye ngo kiba giturutse hagati muri bo. Oye, hari n'ibituruka hanze. Bene nk'ibyo dutanzeho urugero. Urugo rwaratanye, uwo mugabo arukwe, umugore arukwe, kubera mesaje zaturutse ku gahinda. Abo bamama bombi bagize ute? Batezanye. Kuganira rero birakenewe, kandi igihe hagiye kuba ngo ibiganiro, ngo uburyo ngo cyakagombye kuba ari ikiganiro gifitiye umwanya, kuko ngo ari n'igihe umuntu aterura insanganyamatsiko yaganirwaho n'umunsi wose, mukabona mwashatse kugira ngo ibeho mu minota 2, nabyo ngo ni ikiganiro, kuko ngo ni ikiganiro kibi. Hariho n'igihe umuntu aterura insanganyamatsiko, umugabo cyangwa umugore akaba atayiha agaciro. Icyo nacyo ni ikiganiro, ariko ni ikiganiro kibi. Niyo mpamvu rero ngo twakagombye kureba ino ngingo ya mbere, ngo niyo ihatse za gatanya mu miryango yacu. Burya na zira zose twavuzeho z'ubusambanyi, twavuzeho ibyo kwibwira, ibyo gutegeka cyane, burya ngo ntabyo bigiye biganirirwaho. Ati kubera iki? Buri gihe igitekerezo cyawe, dore cyagiye watanze igitekerezo gituma duhomba, urongera utanga ikindi utuma tubwirirwa, utanga ikindi utuma dushwana. Wareka nanjye byibuze ngatanga mu kimwe. Nabyo ngo byaganirwaho. N'ubusambanyi nabwo buganirwaho, nabwo ngo buganirwaho, nubwo ari icyaha rwose cya gatanya kigomba gutanya umugabo n'umugore, ariko ngo nacyo giha umwanya kikaganirwaho. Ngo ntabwo ingo zose zatandukana, ngo habaho
burya zimwe zakomeza kugira ute kubaho kandi zigacika iyi mitego ikomeje kuranga imiryango yacu. Nguko rero ngayo dore ngibyo ibintu biri gutuma imiryango yacu ikomeza kujegajega kandi bitari bikwiriye. Reka rero dusabe Imana rero kugira ngo yashyizeho umuryango mu ngobyi ya Edeni bwageramo igihe cyo kuza kuducungura. Yesu ngo ikintu yabanje bwa mbere ngo yongeye gushimangira umuryango mu gihe cy'Ikana. Reka njyewe nawe imiryango yacu iboneke mu ngobyi ya Edeni, yongere ishimangirwe ko byagenze Ikana, yongere ishimangirwe Yesu Kristo agiye guhamagara imiryango, natwe imiryango yacu izagira amahirwe nk'ayo Nowa yagize, maze twimurirwe mu ijuru, aho tutazongera gutandukana ukundi, tutazongera gutandukana n'abacu, tutazongera gutandukana n'umwami wacu, aho tutazongera kumva ikintu kidutanya. Ibyo nasabira umuryango wawe nanjye ntisize mu izina ryiza rya Yesu Kristo, amen.